Imana yerutse kumyerekwa ngiye kubona mbona haje ikindi gihe kije gitunguye abantu, ngiye kubona mbona hajemwe ikinyuranyo, abantu bibwira yuko bize, ngiye kubona mbona igihe kirahindutse, bakumenya ko akwiriye kwihanganira iki imibabaro. Icyambere akwiriye kumenya yuko muri iki gisirikari cyangwa se muri iyi kampani y'umugabo witwa Yesu, hatarimo umunezero gusa, hatarimo kunezererwa gusa. Ubwire yuko kuba wasenga imyaka 5 utarasubizwa bitavuze yuko Imana itakumva. Imana irakumva, ikorera ku gihe cyayo, time yayo ntirenga. Igihe cyayo kigeze, nudasenga Imana ntabwo uzarutsinda. Kandi ndagira nkubwire ngo zirangabo nabonye duhangana nazo naba dayimoni turwana nabo. Aba dayimoni rero ni wabatsinda udasenga. Fata Imana yanyeretse hari abantu bari gukuramo inkweto, bantu bari bambaye inkweto nziza cyane, ngiye kubona mbona bari gukuramo inkweto, ngiye kubona mbona za nkweto bazikuyemo, numva ijwi ribonye Imana ikugarutseho. Baguhimbye amazina barakubeshyera ngo uri umurozi, kubera yuko wagiye usenga abadayimoni bakababuza amahoro. Ndetse wasenga Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo mwagezeho muriganyije byose mugiye kubinyagwa. Nabonye abantu bari kunyagwa ibyo bagezeho. Hari abantu bagiye guhura n'igihombo gikomeye cyane, kandi iki gihombo bagiye guhura nacyo bene data turabashuhuje aho muherereye hose. Kristo Yesu ashimwe cyane, ubuntu bw'Imana bube muri mwe. Amazina ni Munyarubuga Vedaste, ndi umugabo ushima Imana, nkorera Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Uko umwami Imana ashoboje mvuga ubutumwa nkahanura uko ashimye yuko nahanura. Imana rero ibahe umugisha. Mbere yo kugira icyo tuvuga, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana nyiringabo, turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro, tugiye kuvuga ibyawe, umwuka wera tuyobore, adukoreshe kandi uturinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo dukore nk'uko ushaka yuko dukora, kandi umurimo wawe mwami Imana urushaho kwamamara hirya no hino, abihana babe benshi, umusaruro uboneke, maze mwami Imana nyiringabo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Niko tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Turihuta dusome ijambo ry'Imana. Njya nkunda kubivuga ngo ijambo ry'Imana ni fondasiyo y'ibintu byose, kandi ni ukuri ibyo twakora byose ijambo ry'Imana ni umusingi w'ubutumwa buvugwa mu buryo bwose. Ijambo ry'Imana ni number 1. Turasoma ijambo riri mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya mbere umurongo wa 3. Handitswe ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino, ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Imana idufashe cyane. Mu by'ukuri ijambo nyamukuru nabwira abantu, iyi kampani y'umugabo witwa Yesu ntabwo ikoramwe abantu b'abasivili. Ntabwo ikoramwe abantu b'abasivili. Ni ukuvuga ngo umuririmbyi wa 28 mu ndirimbo z'agakiza igice cya 2 yararimbye avuga ngo turi abasirikari benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ngo ni nawe muyobozi. Aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, ngo dukomeze dushyire mbere dushimire ihoraho. None iri jambo naryo ritubwiye ku musirikare, ryatubwiye ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare wande wa Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo umusirikare wa Kristo Yesu, icyambere agomba kumenya ko akwiriye kwihanganira iki imibabaro. Icyambere akwiriye kumenya yuko muri iki gisirikare cyangwa se muri iyi kampani y'umugabo witwa Yesu, hatarimo umunezero gusa, hatarimo kunezererwa gusa, hatarimo ibyishimo gusa, ahubwo harimo no kubabazwa. Aka ni akantu kajya gacanga abantu. Umuntu yahurira n'ibigeragezo
muri iyi kampani y'umugabo witwa Yesu yahurira n'ibigeragezo mu murimo w'Imana, yahurira n'intambara mu murimo w'Imana, agatangira akavuga atese ibi bintu nibyo wamamagariye, none wa Mana we, iyi mibabaro nzakomeza mura n'imibabaro nzageza ryari? Ariko ibuka yuko uri umusirikari wa Yesu. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ati ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. Abatubanjirije barimo Paulo na Timoteyo bahuye n'imibabaro, bahura n'ibyo nawe urwana nabyo, bahura n'intambara urwana. Paulo ahugura Timoteyo nk'umuntu wari umukuriye, aramubwira ati rero ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Mu gisirikari cya Yesu rero abantu bazaza bagukubiteho ikinyoma, bakubeshyera ibintu utakoze. Nukuvuga ngo iyo ni imibabaro ukwiriye guhura nayo. Muri iyi kampani y'umugabo witwa Yesu ushobora kubaka urugo ukabura umwana. Ibyo birashoboka rwose, kubera yuko ntabwo abantu b'Imana ariko ibyo abantu bakenera muri iyi si ariko tuzabibona. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ngo ariko nzi yuko nzabimenya. Aravuga ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'igihe gito. Mwene data, ndagushishikariza yuko usabwa kwihanganira ibikugerageza. Ihanganira amagambo y'abakubeshyera, ihanganira ibitutsi by'abagutuka, ihangane muri uwo muryango wavukiyemo urwana intambara nyinshi, ariko ihangane mu cyumba cy'amasengesho usengeramo uhuriramo intambara, ariko ihangane. Nukuvuga ngo muri ako kazi wakagiyemo Imana yavuganye nawe, ariko uruguhuriramo n'intambara, ariko ihangane. Niko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Paulo naramukunze. Iyo usomye ibi bitabo bye ujya usanga hari aho yagiye avuga amagambo akomeye cyane. Hano mu gice cya 4 hano nyine mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6, hari aho yageze aravuga ku murongo wa 7, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo rwanjye, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbika ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera za makuru rya Mose. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Imana ishimwe cyane. Ahangaha umugaragu w'Imana avuga ngo narwanye intambara, narwanye intambara nziza, narinze ibyo gukiranuka. Se muri iyi minsi wowe intambara urukurwana urukuzirwana ute? Barakuvuga nawe ukavuga, baragusebya nawe ugasebya, baraguharabika nawe ugaharabika, baragutuka nawe ugatukana. Ntabwo ari uko nguko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Baravuga bati karavangiwe, warangiza ukavuga uti ntabwo nzongera guhanura. Oya, icyo Satani abashaka ni ukugira ngo azimye umuhamagaro wawe. Mwene data uneze amatwi, turi abasirikare, kandi muri iki gisirikare harimo imibabaro itandukanye. Ntabwo nzi imibabaro uhanganye nayo, ntabwo nzi bikubabarije umutima. Ushobora kubura umukobwa ukamaze igihe kinini warahebye, n'umusore yaje muganira mumaze kubyuzuza neza ko mugiye gukora ubukwe, wa musore mu minsi mike ukamubura. Iyo nayo ni imibabaro. Birashoboka yuko baguhimbye amazina ngo abaye mukecuru, ngo mbese nguriya ngo uvuga ngo Imana yavuganye nawe, ngo iyo Mana yavuganiye hehe nawe. Ibyo nabyo ni imibabaro, ariko urasabwa kuba umusirikare ugakamirika. Nabwiye abantu muri iyi minsi ndavuga ngo turakora umurimo w'Imana mu gihe kigoye, kandi urabona isengero nyinshi barazifunze, ariko Yesu hari igihe aducira inzira tukagera kuri kamera tukavuga ubutumwa, abantu bari hirya no hino mu isi bakabwumva. Ariko ukabuzi yuko ukoze umurimo ukomeye kandi mwiza ukoreye Imana, n'Imana yaguhaye ubutumwa yavuganye nawe. Wasoma comment ugasanga umuntu yagututse, ya comment usomye ukumva ibaye nk'icumu baguteye mu mutima. Ariko iyo byose nuko kubyihanganira, tukihanganira abadutuka,
tukihanganira abadutuka yaba muri komenti n'ahandi, kuko ibi tuvuga hari abo bibangamiye. Niba ushobora kubwira umuntu ngo ihane uve mu byaha, umusambanyi akihana, wenda hari indaya yamenyereye kumurira amafaranga, iriya ndaya rero itari yihana ibona yuko uyihombeje. Ariko mwihangane, icyo nzi neza nuko ibikomere byacu hari aho bizashirira, hari aho Yesu azatwomora. Imana ishimwe cyane. Mwene data uneze amatwi, ndabizi Imana impaye ubutumwa ku bwawe, kandi mureke mbabwire, nubwo abantu b'Imana bababazwa, ariko hari Imana itajya ibareka, hari Imana itajya itererana abantu bayo. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ntabwo izirengagiza intore zayo, ziyitakira ku manywa na nijoro. Jya imbere y'Imana usenge, uyibwire imibabaro yawe, uyibwire ibikugoye, uyibwire ibikuruhije. Umwaka umwe washira usenga, ibiri igashira, itatu igashira, abakubona bakabona ntago ihinduka, ariko hari Imana izahindura amateka. Yewe mwene data uneze amatwi, wicika intege. Satani ashaka kugira ngo n'ubundi ucogore, ariko wikwemera yuko kwizera kwawe gucogora, ahubwo komeza ibyiringiro byawe. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirinde neza, ukirindisha umwuka wera uba muri wowe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi natambukije ubutumwa mbwira abantu yuko hari amahirwe Imana ihaye abantu, n'ubundi bayubashye, abantu bari gusenga. Ndebye muri komenti mbona umuntu umwe yanditse ngo ariko ngo mubure kubwira abantu yuko Yesu azaza. Erega turabizi yuko Yesu azaza, ariko mumenye yuko turacyambaye umubiri. Kubwira umuntu ufite igikomere mu mutima we cy'ibigeragezo amaze iminsi ahangana nabyo, ukamubwira ngo Yesu azaza, erega nawe arabizi, azi ko Yesu azaza. Ahubwo aho ngaho hakenewe iki? Hakeneye ijambo rikomeza uwo muntu. Ku bantu batwara ibinyabiziga barabizi, iyo ugeze ahantu hari umurambararo cyangwa se ahantu hacyamika, hari vitesi bigusaba kugira ngo ukoreshe aho hantu hacyamika. Iyo ugeze ahantu haterera, hari vitesi bigusaba kugira ngo ushyiremo, kugira ngo ubashe kuzamuka aho hantu. N'uyu murimo dukora turabizi, intego y'ubutumwa turabizi, ni ukubwira abantu ngo bave mu byaha, bihane, bazabone ubugingo buhoraho. Ariko niba magurukanye ubutumwa, hari abantu bamenye ibyo ngibyo, hari abantu bizeye, hari abantu bumvisha ubutumwa, babatijwe barizera, ariko noneho bahanganye n'ibigeragezo, barimo baracogozwa n'intambara bari kurwana. Abo ngabo rero nibo ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuhumurize abababaye, mubabwire ibyururutse imitima. Abo ni abantu bacitse intege, abo ni babandi bageze aho bumva bananiwe kandi barizeye. Aribaza ati ariko ko senga nkaba naratinze mu butayu, nzasenga amasengesho ameze ate? Mubwire yuko kuba wasenga imyaka 5 utarasubizwa bitavuze yuko Imana itakumva. Imana irakumva, ikorera ku gihe cyayo, time yayo ntirenga. Igihe cyayo kigeze Imana irakora. Ndagira nkubwire ngo ushobora kumara imyaka 20 ufite amasezerano y'Imana, ukibaza ngo mbese ni Imana yavuganye nanjye cyangwa ntabwo ariyo. Ntabwo imyaka 20 ikanza Imana, ntabwo imyaka 20 ikuyeho yuko Imana izasohoza icyo yavuganye nawe, ahubwo igihe cy'Imana nikigera, iby'Imana yavuganye nawe bizasohora. Haleluya. Mwene data uneze amatwi, aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu bindi bihugu, aho ku yindi migabane, ndagira nkubwire ngo wumve icyo umwuka abwira amatorero. Urasabwa kwihangana ukamenya ko uri umusirikare. Ese nurarota wambaye teni ya gisirikare? Nigeze ndota rimwe nambaye teni ya gisirikare, ngiye kubona mbona afite imbunda ikomeye cyane, imbunda y'amashini gani. Ngiye kubona mbona hari n'abandi, mbona ndi imbere y'abandi basirikare, ndangije ndabibona rwose, mbona ndi umuntu, iyo mbunda nabaga nyifite, noneho ngo nkumva rwose ndi umuntu ukomeye cyane. Ngo mbona ngo tugiye ku rugamba, turwana n'umutwe wari uzi kurwana cyane. Noneho ngo ngiye kubona mbona ngo abandi basirikari twari turi kumwe nabo, ngo mbona ngo urugamba rubaye nk'urubatera ubwoba. Ngo ndangije ngo ndagenda fata ya mbunda y'amashini gani nari ifite, ngo ndayesitara. Ntabwo sinigeze mu gisirikari, ariko nuko nguko nabibonye, nabonaga ngo ufite imbunda yitwa mashini gani. Ya mbunda ngo ndayesitara, ndangije ndwana na wa mutwe twari duhanganye nawo. Noneho ngo ngiye kubona mbona ngo wa mutwe twari duhanganye nawo, ngo mbona ngo ndabarashe, ngiye kubona mbona ndabarangije. Ngo mbona umusirikare umwe araje, ngo
arambwira ati rwose izi mbaraga ukoresheje kugira ngo n'ubundi aba bantu n'ubundi ubashe kuba dutsindira, niziye ko twebwe twari twananiwe. Ngo ndangije ngo ndamubwira ngo nta zindi mbaraga, nta bundi buhanga. Ati ibanga rya mbere, password ya mbere yo gutsinda ababisha bawe ni ugusenga. Haleluya. Ndangije ndavuga ngo password ya mbere ni ugusenga. Bivuze ko urugamba turwana nudasenga Imana ntabwo uzarutsinda. Kandi ndagira nkubwire ngo zirangabo nabonye duhangana nazo naba dayimoni turwana nabo. Aba dayimoni rero ni wabatsinda udasenga. Fata ibihe byo gusenga, ujye imbere y'Imana usenge. Fata ibihe byo kwiyiriza ubusa, usenga Imana. Byanga bikunda hari imbaraga zizanyeganyezwa n'amasengesho. None wowe wamenyereye kurya ifiriti n'umuceri, inyama, ntabwo icyayi cyawe kibura muri teremunsi. Nuko nguko bimeze, ariko gabanya ibyo ngibyo, mbabarira ubu bigabanyije, uvuge ngo ndi umusirikari wa Yesu, urugamba ndi kurwana. Nakunze uyu musirikari General Kabarebe aherutse kuvuga amagambo akomeye cyane, avuga ngo turimo turwana twatungwaga n'imungure. Ati mungure buriya ni nziza urazirya, ati kandi ukamara iminsi ukomeye. Ati kandi ikindi, ati mungure ntabwo zipfa gusaza vuba, ushobora kuziteka zikamara icyumweru ukiziryaho, atari ibindi byo biba byaranutse. Mu by'ukuri arangije aravuga atari ku uyu munsi ntabwo twazirya kubera yuko igihe tugezemo ntabwo kitwemerera kuba twagize mungure. Mu by'ukuri emera urwane, kurwana biragora, ariko iyo umaze gutsinda, haleluya, iyo umaze gutsinda nukuvuga ngo nawe uricara ugatekana ukavuga ati narwanye intambara nziza. Nkuko Paulo yavuze ngo none ubu ngubu ndangije urugendo rwanjye, narwanye intambara nziza, ibisigaye mbika ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza utabera azamakuru ujya munsi. Ariko nyamara sinjye nyine uzarihabwa, ahubwo nabakunze gukiranuka bose mu mahanga yose cyangwa se bari mu isi yose. Imana ishimwe cyane. Mwene data uneze amatwi, hari Imana izarengera ubwoko bwayo, ariko Imana izagutabara kubera ko wihanganye. Ariko nucika intege, ndagira nkubwire ngo n'ubundi nibyo wari wiringiye byose ntabwo uzabibona. Menya ko uri umusirikare, menya ko utari umusivile. Ukimara kubatizwa ukizera ngo nizeye umwana w'intama w'Imana, nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, byari bivuze ngo winjiye muri kampani y'igisirikare cya Yesu. Niba kuvuga rero wikongera kujya gutukana, wikongera kujya gusebanya, wijya mu bapfumu ngo kubera yuko ngo wasenze ngutinda gusubizwa, none ngo reka ngo ujye mu bapfumu. Reka. Ntabwo ari uko abasirikari ba Yesu turwana, ahubwo hari uko umusirikari wa Yesu agomba kwitwara, hari iniforme agomba kuba yambaye. Imana ishimwe cyane. Imana yanyeretse hari abantu bari gukuramo inkweto, abantu bari bambaye inkweto nziza cyane. Ngiye kubona mbona bari gukuramo inkweto, ngiye kubona mbona za nkweto bazikuyemo. Numva ijwi rimbwira ngo bwira bari abantu bamaze kwiyambura inkweto, ubabwira yuko imbere gatoya bagiye kugera ahantu hari amabuye ajombana cyane, kandi ngo ntabwo bazabasha kurokoka ari amabuye ajombana cyane barakuyemo inkweto. Imana irambwira ngo inkweto ni ubutumwa. Hari abantu barabavuga butumwa bahura n'intambara muri uyu murimo, barangije baravuga bati ibingibi naho twazabivamo. Barangije barasezera baravuga bati ibingibi aho kugira ngo nzajye mora muri izi ntambara, ibingibi mbivuyemo, sinzongera kujya mu cyumba ndi guhanura, sinzongera kujya kuri YouTube n'intambara n'ibiki byose ngo ndi kujya kuvugira Imana. Inkweto bazikuramo. Nawe wakuyemo inkweto wa mugabo we, wowe uri kureba, wowe umaze gufungura ubu butumwa, wakuyemo inkweto. Wa mugore wakuyemo inkweto, wavugaga ubutumwa, nyamara imbere wari ugiye kurengerwa n'ubutumwa watambukije, ariko imbere ugiye guhura n'amabuye akwica, ugiye guhura n'imishubi zakujomba, nta kizakurengera. Nabonye hari abantu bemeye kubabazwa n'imibabaro yo muri iki gisirikare, baremera bakora umurimo w'Imana bababazwa, yemwe baraharabikwa, baratukwa cyane, bahura n'intambara zikomeye. Imana irambwira ngo babwire ngo Yesu abagarutseho. Nabonye Yesu abagarutseho, ngiye kubona mbona murongeye mugize icyubahiro aho mwari mwarasuzuguriwe, mbona Imana ihabahereye agaciro. Itorero wasengeragamo
wambuwe agaciro. Nabonye Imana iguhereyemo agaciro. Ndagira nkubwire ngo umusozi wari utuyeho bavuze yuko udasenga Imana yaremye ijuru n'isi, bavuga yuko usenga Bayali, bavuga ko usenga Nyabingi, ariko nyamara Imana ariyo yaguhamagaye. Nabonye Imana ikugarutseho. Baguhimbye amazina barakubeshyera ngo uri umurozi, kubera yuko wagiye usenga abadayimoni bakababuza amahoro, ndetse wasenga ugakurura ibyo mu mwuka, ibyabo ukabikurura, bituma uhura n'izo ntambara. Baragusebya, barakurwanya. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana yambwiye ngo ikugarutseho, ije kukurwanirira, igiye kuguha ijambo aho wari warariburiye. Imana ishimwe. Nabonye Imana yibutsa abantu bayubashye. Nabonye hari abantu bahangayitse kubw'amadeni. Turimwe amadeni y'amashyirahamwe, turimwe amadeni ya banke, turimwe amadeni y'abandi bantu, kandi bazakenera kwishyurwa. Tuzabigenza dute? Imana irambwira ngo bwira bari abantu, ubabwire ngo basenge cyane, kuko Satani abategeye aho ngaho muri iryo korosi. Nudasenga Imana, Satani azakwandagaza, uzaseba, kandi uri umukozi w'Imana. Fata amasengesho usenge. Imana yegeze yabo badayimoni bagutegeye aho ngaho, kugira ngo utazakorwa n'isoni, uri umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari abantu n'ubundi bahuye n'imibabaro muri iyi minsi, muri iri torero rya ADEPR, ubwo bavugaga ngo umuntu wese utarize nabe yicaye, ntabwo wemererwa kuyobora utarize. Abantu rero barangije bajya kure, ntibamenya yuko iyi kampani ya Yesu ari kampani idakorwamo n'umuntu w'umusevire. Bakimara kukubwira ngo uricaye, ntabwo ukwiriye kugushwa n'ibyo ngibyo, ahubwo ukwiriye kumenya yuko uri umugenzi ujya mu ijuru, ugakomeza ugasenga, ugakomeza ugakorera Imana, ugakomeza ukubaha Imana. Erega ibihe birahinduka. Imana yerutse kumyerekwa, ngiye kubona mbona haje ikindi gihe kije gitunguye abantu. Ngiye kubona mbona hajemo ikinyuranyo. Abantu bibwira yuko bize, ngiye kubona mbona igihe kirahindutse. Imana irambwira ngo bwira abantu ngo ibihe bigenda bihindagurika, ariko babwire ngo iki nacyo ni igihe cyari kije gupima aba bantu ngo kirebe abantu bamenye Imana n'abatarayimenye, n'abagenda mu kigare, n'abagenda basenga, cyangwa n'abakorera Imana bazi Imana bakorera. Nyemerera were kugushwa nuko wari umuyobozi ukaba wicaye ngo ntabwo wize. Ntabwo imbere y'Imana hari amatitire yo kuba twarize, ahubwo imbere y'Imana icyo Imana izareba nuko twasenze, nuko twakoreye Imana dukijijwe neza. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Nzi yuko nanjye nzumva izina ryanjye nkitaba. Ese nawe uzaryumva? Ndabihamya nashidikanya. Umwuka wera niwe utwemeza ko tuzajya mu ijuru. Tudafite umwuka wera nta nubwo twabasha kugira ibyiringiro by'uko n'ijuru ribaho. Ariko Imana yo mu ijuru igufashe. Imana Data wa twese ikugenderera, iguha umwuka wayo wera. Iyo tudafite umwuka wera ngo tuba turi ngo twigira ibyigenge. Niyo mpamvu kubwo kwimura Imana abantu bakababaza umwuka wera akigendera. Niyo mpamvu abantu muri iyi minsi babaye ibyigenge. Iri jambo ryatubwiye ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ariko uyu Paulo yandika ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwo mwandikiye ubusirikare. Abantu bishyize mu by'ubu bugingo barangije. Hepfo hatubwiye ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntabwo ashobora guhabwa ikamba keretse arushanijwe nkuko bitegetswe. Hari abahanuzi binjiye muri iyi kampani, baza bamaze kugera muri iyi kampani bifata nk'abasevire. Bamaze kugera muri iyi kampani bahura n'imibabaro, barangije baravuga bati rero ubu bukene ntabwo twe twabushobora. Barangije bateka umutwe, batangira kwiba, batangira kubeshya. Ariko ndagira mbabwire ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibyo mwagezeho muriganyije byose mugiye kubinyagwa. Nabonye abantu bari kunyagwa ibyo bagezeho. Imana irambwira ngo ubabwire ngo ngo hari abantu bagiye guhura n'igihombo gikomeye cyane, kandi iki gihombo bagiye guhura nacyo nibo bakikururiye. Nubwo uri kureba ukabona mu muhanda ufitemo imodokari zikoramo, ukareba ugasanga ufite inzu zikwinjiriza buri kwezi, ariko byaravuye mu buriganya. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ibyavuye mu buriganya bigiye kongera kugenda nk'ibiriganyijwe.
Imana irambwira ngo we wihanganye ukihanganira igicuku, ukihanganira ubwo butayu, Imana igiye kunyaga bari abantu nirangiza iguhereze. Nawe ugiye gushima Imana, nawe ugiye kurya, nawe ugiye kwambara, kubera ko wubashye Imana ukanezeza Imana ikanezerwa. Haleluya, Imana ishimwe. Nukuri nyemerera dusenga Imana, ariko abantu niba binyangamugayo tujya twibuka yuko ibintu turimo nukuri hari ababitubanjirije, ariko nta wabasha guhabwa ikamba atarushanijwe nk'uko bitegetswe. Niba ushaka ikamba ritangirika, nyemerera ubu umusirikare mwiza, ugire discipline nziza, kandi nukuri Imana izakugirira neza. Reka dusenge. Mwami Imana Nyiringabo, ndagushimye kubw'iyi message ntambukije. Reka iyi message ihindure benshi, abantu benshi Mwami Imana bakuyemo inkweto, wongere ubahe kongera kwambara inkweto zabo. Abantu benshi Mwami Imana Nyiringabo bayembayembye ukababura, wongere bagaruke ku gicaniro. Kandi abagiye mu ntege nkeya, wongere ubahe imbaraga zo gusenga, kugira ngo mu mpera z'uyu mwaka Satani atagera ku ntego. Hari abagambiriye gukoza isoni kugira ngo abandagaze, ariko ndasenze kugira ngo bacyumve iyi message ngo bashoboze gusenga no kuba maso, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze kumvishe kandi kugire neza ubwoko bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda. Shalom, shalom.